twifuza ubuyobozi bukora ibikorwa mu buryo burambye. Harya ubu mushumba wa paruwase cyangwa uyobora ahantu muri strictire yanyu yemerewe kuba yahimurwa bigenze gute cyangwa mu gihe kingana iki? Mbega ubu ntabwo n'umuntu agiye kuba umushumba wa paruwase tuhamushyira tumwereka inshingano z'ibyakwiye kuba yuzuza nk'uko amategeko yacu abiteganya. Nta nubwo dufite gahunda y'uko ahimurwa, kereka habaye impamvu uko yananiwe. Iyo yananiwe paruwase rero ntabwo yimurwamo ajyanwa mu yindi. Iyo yagize imyitwarire idakwiye ntabwo bayimuvanamo ngo bamujyane ahandi. Hari Hosanna, Yesu, Mfalme wangu. Haleluya. 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 Amen. Turashima Imana uyu munsi ko turi ahangaha mu Bugarama, ariko by'umwihariko korali Riba inejejwe no kubana namwe mushumba mukuru. Twagiye twumva amateka yanyu meza muri korali Riba, twebwe abatoya twayigiyeho, kandi twagiye tubona ubutumwa bwiza mwagiye mufatanya na korali Riba gutanga. Muri uyu mwanya rero tugiye kuririmba indirimbo ivuga ngo komera wihungabana. Umushumba mukuru wacu niwe wayoboye iyo ndirimbo. Turi kugira ngo n'ubundi mutwemerere mushumba mukuru mwongere muririmbane na korali Riba. Murakoze cyane. Yes, muri iki gitondo twamanutse tuva mu mujyi wa Kigali maze twerekeza mu ntara y'Iburengerazuba mu karere ka Rusizi. Turamanuka tujya mu kibaya cya Bugarama. Hari urusengero rwiza cyane rwa ADPR muri paruwasi ya Bugarama. Uru rusengero igihe cyari gishize cy'urwubakwa, none uyu munsi rwatashywe ku mugaragaro rutahwa n'umushumba mukuru wa ADPR. Turi kumwe rero nawe ngo twumve imbamutima ziwe yabona abakristo barakoze igikorwa nk'iki ngiki bakiyubakira urusengero rw'icyerekezo nk'iki, nk'uko nyine Leta y'u Rwanda ibishishikariza abanyamadini yuko bagomba gukora ibikorwa cyangwa inyubako zabo zigomba kuba zijyanye n'igihe. Imbamutima zanyu mushumba nizihe? Turashimira Imana cyane kubona kino gikorwa inyubako y'urusengero yasojwe. No gushima Imana kandi turanezerewe, dufite amashimwe menshi kuko ni umurimo mwiza wakozwe. Kandi ikindi turanashimira abanyetorero. Itorero rya Pantekote ry'u Rwanda, itorero ADPR rifite abakristo barikunda, bitanga bakora imirimo irimo n'ibikorwa nk'ibyo kubaka insengero. Rero uyu ni umwanya mwiza wo gushimira abakristo b'itorero rya Bugarama bagize uruhare mu bikorwa bitandukanye byatumye uyu munsi dutaha urusengero nk'uru rwujuje ibisabwa, rufite ibyangombwa kandi rwubatse mu buryo ruzakoreshwa mu gihe kirekire. Rero ni ishimwe, ni umunezero, no gushimira Imana, kandi ni ikimenyetso kitwereka ko itorero rifite ubuzima bwiza. Ni urusengero rwa ADPR Bugarama, rwakira abantu 1,200, rukagira n'ibyumba 5 bindi birimo n'ama-office. Rwubatswe cyangwa rwuzuye rutwaye akayabo k'amafaranga miliyoni 172 zisaga, yose yavuye mu bwitange bw'abakristo. ADPR igeze hehe ishyira mu bikorwa icyifuzo Leta ibidusaba cyo gukora insengero nziza, inyubako, gusana n'ibindi byose bimeze gute? Aho hagiriyeho amabwiriza y'ibisabwa kugira ngo urusengero rube rwujuje ibisabwa, mu matorero dufite yose yarenga 3,000, hashyizweho gahunda yo kureba n'ibiki byavugururwa, byasanwa, ariko hariho na gahunda yo kubaka insengero zijyanye n'igihe. Turi mu biganiro byo kuvuga ngo tugire ADPR twifuza. ADPR twifuza na ADPR
abanyetorero bishimiye kubamo, abana bacu bifuza kubamo, ADPR Kristo yifuza iri kuvuga ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo, ADPR igihugu cyifuza, abafatanyabikorwa bifuza, bityo kujyana insengero n'ibikorwa remezo bijyanye n'igihe ni kimwe mu bigenderwaho kugira ngo twubake itorero, ariko dutekereza ku byangombwa bikenewe none n'ejo hazaza. Mu gihugu hose ubu hari insengero 492 nshya ziri kubakwa nini, zimwe n'ama etaje zakira abantu 4,000 5,000 birenga, kandi hari n'insengero 929 nazo ziri gusanwa, ziri kuvugururwa kugira ngo zuzuze ibisabwa cyangwa se zijyane n'igihe zigemo ibyangombwa byose. Ibyo rero ni turebye uruhare abakristo bari kugira, abanyetorero ni ukubashimira cyane. Twagiye tugira gusura insengero hirya no muri iyi minsi, twumva n'uyu mwanya twashimira abakristo, kandi akaba ari insengero zijyaho ibyumba by'abana, aho abana bigishirizwa, aho abana basengera, cyo twita insengero z'abana. Yewe turi no kubagira inama uburyo ku rusengero hajyaho n'ibindi bikorwa bindi, ibikorwa bibasha kwinjiriza rya torero. Hari naho turi gutangiriza kwigishiriza iby'ubuhinzi, ku buryo urusengero ruba runafite n'umurima wigishirizwamo ubuhinzi bugezweho, ubuhinzi bwa kijyambere. Birumvikana ni intambwe nziza yo kwishimira, yo gushimira Imana, ariko tunashimira abanyetorero, dushimira abakristo, abafatanyabikorwa bose urwo ruhare bari kugira nk'itorero. Kandi natwe uretse gushyiraho icyo cyerekezo, tunashyiraho ingengo y'imari yo kugenda dufasha amatorero, insengero, abo dusakarira. Uyu mwaka turi gufasha kubaka insengero 18, dufasha amatorero. Rero ni ubufatanye bwacu twese kugira ngo tubashe kugira insengero n'ibikorwa remezo byujuje ibisabwa. Kandi ntabwo bigarukira ku nsengero gusa, kuko urusengero ni kimwe, ariko tunitaho kuri ryavuga butumwa, kugira ngo abasenya muri rwa rusengero babashe kugira imibereho yuzuye. Ari naho habivuga butumwa byo guhindura abantu ngo bakizwe, ariko tukanaza no ku bibazo byaba byugarije abantu, harimo imiryango ibanyeho gute, abana bari kwitabwaho gute, bari kwiga gute, ibigo by'amashuri bimeze gute, ese ni gute abantu bajya mu matsinda yo kuzigama no kugurizanya, ni gute abantu bakorozwa, ni gute abantu bagira uruhare mu kwikura mu bukene. Ibyo byose rero ni ibikorwa biri gukorerwa muri za nsengero, ntabwo yo kubaka insengero gusa, ahubwo harimo ibikorwa bitandukanye bijyanye n'icyerekezo cyo kuzana impinduka zuzuye. Rero uyu mwanya turi hano mu Bugarama ni ugushima Imana, ni ugushimira abakristo, kandi no kubabwira ngo dukomeze tujye imbere, kubera ko imbere ni heza. Itorero rifite abana, rifite urubyiruko, dukomeze dushyire imbaraga mu bikorwa bizatuma abanyetorero, cyane cyane abana n'urubyiruko, bakomeza kuryishimira no mu bihe biri imbere. Mu byo mwakanguriye abanyetorero harimo yuko ubutumwa bukomeza kuvugwa, bunakura abantu mu biyobyabwenge, zanda ziterwa abangavu zikarwanywa. Hari na gahunda y'itorero ryatangiye ry'igikoni cy'itorero. Izi mbaraga ziri gushyirwa mu kubaka insengero birakomeza bigendane n'iyo gahunda y'igikoni cy'itorero, mu gihe nicyo muyivugaho nabyo mushumba. Mu guteza imbere abantu mu buryo bwuzuye, mu kindi turi kwibaza tunasubiza tunafatikanije twese, ni ikijyanye no kurwanya imirire mibi n'igwingira ry'abana. Kandi kano gace turimo ka Bugarama, kino kibaya, bitewe naho usanga ubuharike, bitewe n'ibicu gisangamo uburaya, bitewe n'ibicu gisanga mu makimbirane mu miryango, ntabwo habugana n'ibyo bibazo by'abana bagwingira. Nk'itorero rero twashyizeho ingamba z'uko kuri buri sengero habaho gahunda yo kura abana bo muri icyo gice bafite ikibazo cy'imirire mibi n'igwingira. Hakabaho cyambere gukurikirana imiryango yabo n'ababyeyi, ariko hakabaho no kuba bazajya babatekera ku rusengero, bakabagaburira, bakanabakurikirana. Ibyo rero turi kubikangurira ko biba ku matorero yose, kuko ivugabutumwa rikwiye kuba risubiza ibibazo bihari. Kimwe mu bibazo bihari rero harimo n'icyo cy'abana bagwingira, bamwe bitewe n'ubukene, ariko abandi bitewe n'imyumvire y'ababyeyi babo, abandi bitewe n'amakimbirane n'imibanire iri mu miryango. Itorero kuba igisubizo kuri iyo miryango muri ako gace, ni uko habaho kwita kuri ba bana, kwita ku buzima bwabo, ariko hakanabaho kwita
ni gute dufasha mu gukemura amakimbirane ari mu miryango, ni gute dufasha kwita kuri rwa rubyiruko rujya mu biyobyabwenge, kuko iyo rwagiye mu biyobyabwenge nirwo usanga ejo batwaye inda mu buryo budateganijwe batarashaka, bigakomeza kuba ikibazo cy'uruhererekane mu miryango. Ariko itorero twizera mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo bufite ubutware n'ubushobozi bwo gukiza, kandi turanabibona, dufite ubuhamya ko bubasha guhindura umuntu akava mu biyobyabwenge, akava mu myitwarire mibi, akava mu businzi, akava mu bujura, akava mu ngeso mbi, akaba umuntu muzima, noneho bityo tukaba turi kubona igisubizo cy'ejo hazaza mu bakiri batoya, ariko by'umwihariko no mu miryango yacu. Rero tumaze iminsi turi mu ngendo muri za kampanye hirya no hino mu gihugu, zirimo kurwanya ibiyobyabwenge, zirimo kurwanya inda ziterwa abangavu, zirimo kurwanya amakimbirane mu muryango, zirimo no kurwanya ubukene ndetse n'umwanda, kuko ubutumwa bwiza ahantu bugeze haza izo mpinduka, kandi turi kubona umusaruro. Abo umwaka ushize mu bikorwa twakoze, kuko umwaka ushize mu bikorwa twakoze twabonye abantu barenga 6,000 bari mu biyobyabwenge bavamo, tubona abantu barenga 2,000 bari barateye amashuri basubira mu mashuri. Ibyo rero biduha icyizere n'imbaraga byo gukomeza kubikora n'uyu mwaka. Umunsi kundi ibikorwa bihari hirya no hino biraduha umusaruro w'izo mpinduka. Rero urusengero ni ahantu duhuriza abantu kugira ngo habonere imbaraga zo kujya mu miryango bahindure abantu. Ari niyo mpamvu mu butumwa twahaye abakristo, abanyetorero hano mu Bugarama, twabwiye ngo mu rusengero ni ahantu uza kugira ngo wongererwemo imbaraga, wuzuzwe, wongere ukomere, ariko bya bindi ujye kubikoresha aho utuye, ubikoreshe mu muryango, ubikoreshe mu isoko, kandi wowe ubwawe ugendura ubutumwa bwiza. Rero ni ibyo gushimira Imana cyane. Ariko iyo hari ibikorwa nk'ibyo, ikindi tunagarukaho ni n'icyo gushimira ubuyobozi mu nzego zitandukanye, kuko burya kugira ngo bikorwe byaguke haba harimo uruhare rw'ubuyobozi. Ariko ikindi ni nuko hari naho tugira tugasanga hari ibikorwa byadindiye cyangwa se bimaze imyaka myinshi. Icyo nari ngiye kubaza ahubwo kugira wenda ngo mugisubirize rimwe, nanjye kubaza ati muri ugendo mwakoze rwo gusura insengero zitandukanye, hari aho ugera ugasanga zabaye umuranzi ni kwa kundi urusengero ushobora kugenda rukakubita imyaka myinshi, mu by'ukuri wajya no kureba ukareba wenda abakristo baho atari uko wenda babuze ubushobozi, mwagiye mubicukumbura mugasanga impamvu z'insengero zimwe zagiye zidendira zaratewe n'iki? Hari impamvu nk'ebyiri nagarukaho, cyangwa se 3. Impamvu ya mbere ni uko abantu batangira kubaka urusengero atari igikorwa bateguye mu buryo burambye. Ari nayo mpamvu igisubizo turi gushyiraho ubu tumaze iminsi turi gukora intego zizagenderwaho muri 2050, ndetse na gahunda bikorwa y'iterambere rirambye ry'imyaka 5. Ibyo bigakorwa ku matorero, ku maparuwase, mu ndembo, mu gihugu hose, kugira ngo abakristo, abanyetorero, paruwase, buri cyiciro cyose baye bazinga ariko mu myaka 15 iri imbere twashaka kugera kuki. Ntusange umuyobozi none uje azana ikintu undi nabeje azana ikintu, ahubwo haba ari gahunda y'ibikorwa bizakorwa mu buryo burambye. Indi mpamvu ya kabiri ni yaho ushobora gusanga abakristo baratanze ibintu, baragize uruhare mu bikorwa, ariko ntibikoreshwe icyo byari bigenewe. Niba byari byo kubaka urusengero ugasanga byakoze ikindi, ibyo bica abakristo intege, bikadindira, ugasanga ikintu kigiye gukorwa mu myaka 5 cyakozwe mu myaka 15. Ibyo rero ni hashyizeho umurongo wo kuzenguruka ahantu hose hakorerwa audit, hashyizweho komisiyo kuri buri torero ishinzwe kureba ko ibintu bikorwa uko bikwiye gukorwa na paruwase n'indembo no ku rwego rw'igihugu, ariko ndetse ni no guhugura abayobozi bose kugira ngo ibintu abakristo bakoze batanze bikoreshwe icyo bikwiye kuba bikoreshwa, kuko bituma nabo ubwo bagira imbaraga zo gukomeza gukora ibindi byagutse. Ariko ikindi cya gatatu ni ikintu twabonye
cyo guhindura umuyobozi uyoboye ahantu mu buryo bwa hato na hato cyo bita mitasiyo. Asanga umuntu aje ahantu amaze amezi 4 aragiye, amaze urusengero bakamujyana, undi yahagera akavuga ati si urusengero, eka dushyiremo inzu ya pasiteri, yamara kuzamara yageze kuri rento, undi nawe akavuga ati ya mureke twagurisha tugure mu kindi kibanza. Mbega ugasanga ibyo bidindiza abakristo kandi bikabaca intege. Rero muri gahunda iriho ni yuko twifuza ubuyobozi bukora ibikorwa mu buryo burambye. Harya ubu mushumba wa paruwase cyangwa uyobora ahantu muri strigitire yanyu yemerewe kuba yahimurwa bigenze gute cyangwa mu gihe kingana iki? Mbega ubu ntabwo n'umuntu agiye kuba umushumba wa paruwase tuhamushyira tumwereka inshingano z'ibyo akwiye kuba yuzuza nk'uko amategeko yacu abiteganya. Nta nubwo dufite gahunda y'uko ahimurwa, kereka habaye impamvu uko yananiwe. Iyo yananiwe paruwase rero ntabwo yimurwamo ajyanwa mu yindi. Iyo yagize imyitwarire idakwiye ntabwo bayimuvanamo ngo bamujyane ahandi. Hari bikurikizwa kuko akwiye kuba hari ibyo ageraho, hari ibyo yuzuza. Rero icyo no kwitose no kuri paruwasi gusa no kwitorero, wa muyobozi w'itorero abakristo bakwiye kumufata nk'umubyeyi wabo, nk'umuntu bafatanije muri rwa rugendo, nawe ntiyumve ko ahaje mu mezi 4 buzacya agenda, ahubwo nafatanye n'inama mpuzabikorwa na komisiyo ziri kwitorero. Buri torero rifite komisiyo 6. Hari komisiyo ishinzwe ivugabutumwa, hari komisiyo ishinzwe iterambere n'imibereho myiza, hari komisiyo ishinzwe imari n'ubukungu, hari komisiyo ishinzwe uburezi, amahugurwa, ikoranabuhanga no guhanga udushya, hari komisiyo ishinzwe imikorere y'abanyamuhamagaro, hari na komisiyo ishinzwe kubahiriza ubugenzo no kubahiriza amategeko. Rero wa muyobozi nakorane n'izo komisiyo, nakorane n'abayobozi ba ministeri n'impuzabikorwa, bagire imikorere yo mu buryo bwagutse, mu buryo burambye, buzanira impinduka z'aba bakristo aho bayoboye. Kuko iyo abayobozi batari ahantu kandi bumva ko bafite gushyiraho ibikorwa bizaramba, nibwo usanga igitangiye none ejo ntawe ugikurikirana. Uko umuco bimenyerewe, abantu baba muco wo guhirikana. Niyo umuntu agiye muri paruwase, abo bari kumwitora bakumva ntakwiye kwimaramo, bera bakumva namara mu mwaka yayirambyemo. Niba umuntu wagiye kuyobora itorero, bakumva igihe cyose bakwiye gushaka ko bamukura n'aho bamushyira muri iyi minsi. Kuko wari umuco turi kubaka, hari abantu bagiye badusanga atari ko uyu mushumba atinze hano amaze imyaka 2 atinze hano, bera gusa bakumva kwiye kuva ko amaze imyaka 2 kuko babaye mu buyobozi bazi ko umuntu yamaze amezi angahe akwiye kuhava akagenda. Ariko ibyo bidindiza aho tugana, bidindiza imitekerereze, bidindiza imikoranire, bidindiza k'abantu bakorana, k'abantu bashyira imbaraga uvuga ngo duhereye kuri iki nitukigereho kizatugeza kuri iki. Rero mu mpinduka ziriho mu buyobozi nuko twifuza imiyoborere ariko izana ibikorwa biramba, bikorwa by'iterambere, ibikorwa bitarangira uyu mwanya. Ibyo kandi twishimira uruhare abayobozi bagenda babigiramo ku matorero, abakristo, uko abakristo bakorana n'abayobozi turabyishimira, nabo turabashimira Imana cyane. Kandi ikindi kiri hejuru ya byose tunashima Imana kubw'iri torero nuko ririmo imbaraga z'Imana, nuko harimo umwuka wera. Turabishimira Imana cyane. Kandi uko umwuka wera akora agenda ariho ubwiza, agenda ariho ibyiza, agenda aryagura, agenda abakizwa biyongera. Rero ibyo byose turabishima kandi turabishimira Imana cyane. Mushumba, reka tubashimire cyane kuba muduhaye umwanya mukatuganiriza, kandi Imana ikomeze kubafasha mu cyerekezo cyiza muganisha mu itorero. Murakoze cyane, namwe turabashimira cyane. Haleluya. Imvugo ya Yesu iratangaje, ahugurana ubugwaneza, irengagiza umusanga wese, akunda kubabarira. Imvugo ya Yesu iratangaje, ahugurana ubugwaneza, irengagiza
abuburana ubugwaneza yirengagiza umusanga wese akunda kubabarira niba turirimba mwami Yesu niyamamare niba tubwiriza cyane icyubahiro cy'ibikimana niba tuhanura mwami Yesu ashyirwe hejuru niba turirimba mwami Yesu niyamamare niba tubwiriza cyane icyubahiro cy'ibikimana niba tuhanura mwami Yesu ashyirwe hejuru niwe mwami wacu niwe mwami Yesu nasingizwe arakomeye niwe Yesu natambirwe niwe utwara abami ingoma ye n'iteka ryose niwe mwami Yesu nasingizwe arakomeye Yesu natambirwe niwe utwara abami ingoma ye n'iteka ryose 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 zabana nawe zagendana nawe zaguha umugisha iminsi yawe yose wabereye inkoramutima zabana nawe zagendana nawe zaguha umugisha iminsi yawe yose wabereye inkoramutima umukuma bavuganye nawe uruwanjye ndagukunda uruwanjye ibihe byose naguha izina ryiza witwa umunyamugisha naguha izina ryiza witwa imfura yanjye Yesu arakubwira ati uruwanjye ndagukunda uruwanjye ibihe byose naguha izina ryiza witwa umunyamugisha naguha izina ryiza witwa imfura yanjye wakunze gukiranuka wanga icyaha cyose ijisho ryanjye riza guhora witeka yego sinzakureka
bakunze gukiranuka banga icyaha ijisho ry'Imana ijisho ryanjye riza guhora witeka yego sinzaguheba umukuma bavuganye nawe uruwanjye ndagukunda uruwanjye ibihe byose naguhaye izina ryiza umunyamugisha naguhaye izina ryiza witwa imfura yanjye Yesu aratubwira ati uruwanjye ndagukunda uruwanjye ibihe byose naguhaye izina naguhaye izina ryiza ryiza umunyamugisha naguhaye izina ryiza witwa imfura yanjye umugisha uri kuri wowe abana bawe n'abanyamahirwe komera ukiranuke ndahorana nawe ndagushyigikiye umugisha w'Imana umugisha uri kuri wowe utibaruka abana bawe n'abanyamahirwe komera ukiranuke komera komera ukiranuke ndahorana nawe ndahorana nawe ndagushyigikiye umugisha w'Imana umugisha uri kuri wowe Satana abana bawe n'abanyamahirwe komera komera ukiranuke ukiranuke ndahorana ndahorana nawe ndagushyigikiye ndahorana nawe ndahorana nawe uca ndagushyigikiye mu muriro nagufasha ndahorana nawe ndagushyigikiye amazi atembana azagutera ndahorana nawe ndagushyigikiye nzabana nawe nzagushyigikira ndahorana nawe ndagushyigikiye ntuzaba wenyine mwana wawe ndahorana nawe ndagushyigikiye nzagendana nawe ndahorana nawe ndagushyigikiye aho uzaba uri nanjye nzaba mpari ndahorana nawe ndagushyigikiye nzagushyigikira mwana wawe ndahorana nawe ndagushyigikiye nzagushyigikira mwana wawe ndahorana nawe ndagushyigikiye ucuruje nzaba mpari mwana ndahorana nawe ndagushyigikiye igihe cyose nzahorana ndahorana nawe nawe ndagushyigikiye nzahorana ndahorana nawe ndagushyigikiye
nishike mkono, nishike mkono, Bwana Yesu, bila wewe mimi ni mudhaifu. Yesu, haleluya, Yesu, haleluya, Yesu, mfalme wangu. Hosana, Yesu, haleluya, Yesu, haleluya, Yesu, mfalme wangu. Hosana, Hosana, Haleluya, Hosana, Hosana, Yesu, Hosana, Yesu, Yesu, mfalme wangu. haleluya, Hallelujah. haleluya. Amen. Turashima Imana uyu munsi ko turi ahangaha mu Bugarama, ariko by'umwihariko korali Iriba inejejwe no kubana namwe mushumba mukuru. Twagiye twumva amateka yanyu meza muri korali Iriba, twebwe abatoya twayigiyeho, kandi twagiye tubona ubutumwa bwiza mwagiye mufatanya na korali Iriba gutanga. Muri uyu mwanya rero tugiye kuririmba indirimbo ivuga ngo komera wihungabana. Umushumba mukuru wacu niwe wayoboye iyo ndirimbo. Turi kugira ngo n'ubundi mutwemerere mushumba mukuru mwongere muririmbane na korali Iriba. Murakoze cyane.